byataye pose ni iriya ni nk'umuco nyarwanda nyine ira poste ni umuco nyarwanda ariko ira rwose si ngombwa mushaka gutangira mwicaye umugabo akagucumita rwose mwicaye pfa kuba watandaraje igituba kibona cyose cyase mugatangira naguteruye umuntu mutoya nyine akagutera akagucumita cyane ari no mudakunda poste none iriya yo kugarama yego nkaho ukunda cyane muri zose ni akinyuma kuko nge nibwo nyumva neza imboro akinyuma cyatwicaye ku ntebe rwose nari imboro urayumva ari umwana w'umusore rwose arapfukama akakuvuza ewana ukayumva tubeshya ngo arahagarara arapfukama nawe nawe arapfukama ku gatebe k'agataburete gatoya hari arapfukama kugira ngo igituba kigereho neza kandi akireba cyose ubwo se ushobora kurangiza umuntu ari kukurongora muri ubwo buryo ari kugucumita hari n'indi nabonye nayo nziza kandi iryoha mwese mwiyicariye ubwo se mwaba mwicariye umugabo akabasha kugera ku gitsina arakwegera agatangira anyaza akanyaza amara kunyaza yabona amavangingo atangiye gusa nk'akamamo gakeya agahita agucumita municaye ndetse nta bantu bagucumita bapfukamye pana kuryama hejuru nakugiheje akagucumita apfukamye amaboko yashyize ku buriri yapfukamye nakagucumita yego amahinga rero ntabwo ibintu tuba tubizi mugomba kubivuga kugira ngo abatabizi tubashe kubisobanukira rwose umuntu utagikurambikaho umubiri we rwose akagucumita apfukamye amaboko yashyize ku buriri kandi bikagenda neza kandi naho ukayumva cyane yego noneho turiya tubwire ibice umugabo ashobora kugukoraho kugira ngo uzamure ubushake muri bwa buryo bwo kugutegura yego ni ibice bimeze ni ibihe bice cyambere nuko wamubonye ukamwishimira nawe akakwishimira icyo kintu cyambere kibaho ikindi ni amabere nyine akayonka buriya yari konka amabere ubushagara niko bugenda buza egari n'igituba kigatota yego igitsina cyawe gishobora gutoha atagikozeho bikemera ari kunsoma cyakonka amabere aho ngo rwose kiratota kikamera neza imishini igahagarara ntabwo bivuze ngo imishini irahagarara ubwo bwesikoro mpamvu muri kutubwira ntabwo ari ubwesikoro imishini buri irahagarara rwose iyo umugore yashyukwe rwose imishini uba wumva ko nawe yakomeye itarabona imborane ntabwo wacika umugore washyukwe reka gute se umugore buriya niwe ushyukwa cyane nabi kurenza umugabo arashyukwa bikagaragara ariko umugore arashyukwa ntibigaragara akaba yanakwinyarira ndetse uzarebe nk'umugore nyine washyukwe akenshi umugore washyukwe se si ukora ku gituba ukumva cyatose ariko n'umugabo washyutswe wagize ubushake igitsina kirahagarara kandi kigata n'ururenda oya cyane ku bagore ho birakabije umugore siko n'ahantu ashaka kuba aryamye usanga hatose n'umugabo ariko n'ibimwerega n'umugabo we haratota cyane umugore haratota cyane kandi igituba kiba kiri no kumurya gifite ubushagarira bwinshi hahandi ushyiramo imboro ugahita yiruka ufite akabaro gato nta kintu kakora umugabo se niwe utagira igitsina ngo oya igitsina ntabwo gishyukwa umugabo nyine arashyukwa yo kubona ko binagaragara ko yashyukwa ariko umugore ntibigaragara wowe ikikuranga iyo washyutswe n'iki muri ibyo byose ikintu kikuranga njyewe turi mu cyumba ntabwo wancika nashyukwe kuko ubwanjye mba natangiye no kwinyarira kubera ukuntu igituba cyanjye ari cyiza namwe muba mufite ibikabyo kabisa nese ko wenda bishoboka kuba umugore mba numva wenda kuba wamurongora atabishaka byashoboka umugabo yakurongora atabishaka bikemera umugabo wa wundi nyine bananiwe inshingano nese umugabo urumva yarongora atabishaka gute kandi umugabo agomba kubanza agashyukwa akona kurongora hari n'umugabo ushaka kurongora atashyukwa ibyo rero ntibyakunda ese birashoboka nyine ni wa wundi nakubye mu cya kiganiro cy'ubushize ufite ikibazo akumva umutima we urabishakashaka kurongora ariko imboro bikanga yego shuwa iyo ndwara rero ko shange byarambabaje hakuze umuntu kujyana mu cyumba washyukura umugore washyukwe umugabo bikanga akishaka akibura ukamusoma ugakora
wipfishije ewana utwiso mbese turebesha nkaho uri muri horo za danje umwereka yuko nyine ewana wumva muri wowe warangiye utangira umurya iminwa ugenda umwonka mu matwi umubiri wose wana umwonko utubera utwonko ewana fresh kabisa ku buryo ewana ugenda wimanukira ufata kari mugakoza mu mukondo ugakirigitishe muri ka kenge kaba kari mu mukondo neza ugenda ukozamo gake gake oh my god no ako kwa kundi uri kugenda ukozamo amabya nyine nayo ukazajya urimo kuyakoraho akaboko kamwe gafata amabya akandi gafata imboro umukondo nawe ewana wawatakishije ururimi ugenda umanuka ururimi rumanuze hehe kunsya neza none sasa nurangiza uhite wigira hepfo gakeya wifatire imboro yawe n'akaboko kamwe usasa ubanza utangire wonke mu mabya ukurimo ugenda wonka amabya ubanza ugenda yarigatisha ururimi gake gakeya noneho nurangiza ufate rwa rurimi rwawe ewana urufatisha ibya neza neza uturibika mu kanwa nurikira mu kanwa kuko amabya baga murabiza rero kandi niho hantu ushobora kuba wakomeretsa akababara cyane wowe uzashyira mu kanwa uri nyungute pore pore uko kundi ugenda uri nyunguta niko uzajya ugenda ufasha imboro gutya my god ugenda ufasha imboro gutya noneho kwa kundi we wagiye uyifata ugende ufata ibya rimwe uri kure mu kanwa ushyiremo irindi none sasa ufata karimi ugende ukazamurira mu mutsi uri hagati y'amabya n'imboro noneho sasa ku kantu ugenda ukarigatishamo gake gake ugenda ugakoresha amakorosi gutya ubwo nyine gutyo nuko ugenda uzamura nimba wenda iyi ni imboro ugende uryama ubugeze ku mutwe none ugera ku umutwe w'imboro utangire gutya kugenda nyine ukaragisha ururimi ku mutwe w'imboro none use nkaho ugacengeza mu mwenge w'imboro neza fresh hamwe amasoro ava cyangwa hamwe muri wa mwenge uva mu inkari ugenda ugakozamo gake gakeya noneho sasa nurangiza umugabo azaba yagiye horo my friend umukorera ikintu bise karesi nako kurongora nashaka azabireke wenda murongore no kubwa ku ncuro ya kabiri ariko ituru ya mbere wana ubanze uyikoreshe karesi sasa urumva kuba bamaze gukora ibyo ngibyo aho ngaho niho urimo kumutunganya neza fresh urumva azaba yavuye mu byo ugende wifatira imboro gutya uyifata uyinyiriza intoki nurangiza uyonke ujye uyimanuka wongera uyizamuka uyonke my god kwa kundi uyonka umugabo azagera aho yumve neza atangiye guswera muri kwa konka ujye ugerageza nukozeho amenyo ahubwo ugerageze ukoresheho ino minwa cyangwa se n'ururimi gutyo nyine ugenda ukoresha ururimi apana amenyo kuko ushobora kuba yashyukwe ukaba wagira nkakuriya asa nkaho ashakitse nkaho abishaka ashaka kwizamurira mu menyo akaba yakomereka ntabashe kuba yabyumva ku kanya ariko iyo santima zije gushyira cyangwa se yarangije imboro ari ukuntu ihita igenda iba nyoya yegeranyiza wowe uzakora iki uzahita usa nk'ubumba iminwa none ko kundi imboro yabaye arimo kubumba iminwa ujye agenda acumitamo iminwa wayibumbye sibyo none namara kuyishyiramo agenda acumitamo nawe ewana usa nk'ubumba iminwa ari kuyibobereza ku buryo imboro izajya ijyamo ewana none hagasa nkaho igera ku munwa wayo w'imboro ku buryo umunwa w'imboro uzajya usa nkaho winjira gutyo ukumva n'igituba neza none nagezamo muri kuyishyiramo wabumbye umunwa yoroshye ariko ayizamure ewana uyizamurisha ururimi icyo gihe umugabo azaryoherwa n'uburyo wamwonyeye imboro azaryoherwa na karesi wamukoze sibyo wamugorewe none nawe wa mugabo reka muyigisha akantu gatoya mu gihe umugore azajya barimo agukorera izo karesi ewana ubona ko umugore arimo neza mbese ibintu byose ari tayari ikintu ugomba kuzakora ni iki ikintu ugomba kuzakora nuko uzajya wiyoroshye none kugira ngo umuhe avantage agukorera izo karesi nawe yumva ari muri mood ya sex neza ewana nawe umukarise kwa kundi ewana yatangiye kunyinyira ufata amabere ye mu gihe arimo arakonka nawe wonka amabere ye ewana ibintu bize kuba fresh sana sibyo ndaje mu kanya leta nkurikiza ikiganiro cy'uburyo nawe uzajya usisa igituba cy'umugore ubu ngubu narindi mu gusisa umugabo gusisa imboro y'umugabo nicyo kintu ngira ngo tubanze dukore nicyo kintu ngira ngo
tubanze twige. Ntago biba ari byiza ko umugore wajya ujya kurongorana n'umugabo wawe, mu gihe urimo kurongorana n'umugabo wawe ukaza arabishatse uhise ushyira mu gituba ngo murarongoye. Ntago ari uko nguko imiswera yakagombye kugenda. Ugomba kubanza kumutegura aka kanya akarongora mu gituba kandi akarongora mu kanwa. Umva byanagaraho sasa ewana ugafata n'imboro mu ntoki ewana ukayagaza fresh ukayizanisha umurego umugabo agasara agasizora ku buryo ahita yumva neza isi murangiriyeho. Turacyari kubabwira ibiganiro bica kuri Gutya TV. Nkomeza kukubwira cyane ngo kora subscribe, like, share and comment. Iyo nkubwiye ngo subscribe mba nyikubwiye kugira ngo buri kiganiro cyose buri nyigisho yose dushyizeho ujye ubasha guhita uyibona. Nimba nkubwiye ngo comment, iriya comment niyo ushobora guhita wandikamo ikibazo runaka ushaka gusobanuza cyangwa se hari n'ikindi kintu runaka ushaka kubaza. Niyo mpamvu mba mbabwiye ngo mugomba kugira gute, mugomba kuhatwika hagashya, nanjye nkaza nkahatwika hagashya, ubundi nta myaka 100 na kizimyamyoto niyo yaza yabura hihera. Rero wa mugore we mbabarira cyane, ejo nzabone muri comment avuga ati ewana akantu wambwiye naragakoze umugabo wanjye yarishimye. Na wa mugabo we hari igihe umugore atakubwira ngo ngiye ngo mbyigira aha ngaha, ugasanga nimbaje akuzaniye agashya ngorerere ngibintu wabikuye he iki n'icyo ugatangira kuzana ibibazo. None nta mbuga zibaho, kuki ataganira na bagenzi be, kuki atahura na koko ngo tuganire nkamubwira buri kimwe cyose, nagira n'ibindi byinshi cyane akeneye kumenya. Nkamubwira ni ujye ugerageza ushake smartphone wandikamo Gutya TV uzajya ubona buri kiganiro cyose upfa ko wakoze subscribe. Ibyo ntabwo bizajya bigenda bidufasha. Rero mwitonde kuza mutongera abagore nimba yabonye akantu gashyashya, nimba yaganira na bagenzi bakumva akantu gashyashya mugenzi we yakoze cyangwa se nawe yabibonye ku mbuga yadukurikiranye ngo bigire induru. Roya ahubwo nawe gerageza umushakire surprise, umushakire ikintu agomba kugira gute, umushakire ikintu ugomba gukora kugira ngo zaminduka zihinduke. Nimba wacumitaga kenshi cyane uvangemo no kunyaza, nimba wanyazaga ewana uvangemo buri kantu gake gake nabyo kuza ujomba ucumita nkaho ari shumangira umujomba mu butaka. Nta mpamvu we bikore gake gake, sibyo? Kwa kungu uko nyine uburi mugenda ubikora my friend, umugore agenda yizihirwa nawe abashe kukwisanzuraho. Uzi neza ko iyo ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wisanzuraho, hari igihe murimo murarongorana agatekerezo runaka kakaba karaje, noneho sasa my god kamara kuza agahita avuga ati ewana ngiye kwiga kakana. Nimba yarakuriho arimo gucumita cyane agatiga kugucumitisha mo gake gake, agenda gikura amasubizo mu gake gake ya pole nyine mu kanyinyiro kagenda gake yakatiruka, ariko nyine wumva ibintu ari fresh, sibyo? Niyo mpamvu rero nakubwira ngo Gutya TV yaziye igihe mwe upfa kwa amazi kugira gute gukora subscribe. Nshuti bakunzi rero nizere yuko mwabagore mwe mwabashije kumenya uburyo mugomba kuzajya mwonka imboro z'abagabo banyu mu gihe muri murategura igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Nawe wa mugabo we nakubwiye ko ugomba kwiyoroshya mu gihe umugore wawe ubona ari kukwisanzuraho ewana ashaka gukora karesi zawe, aba yumva uri proud ye, aba atakwinena buri kimwe cyose aba ari oje, sibyo? Rero niyo mpamvu ugomba kujya gute kuzajya wiyoroshya nawe uko arimo gukarisa nawe ari kugenda umwongerera ubushagarira. Uko agenda yumva umushyuko wiyongera niko azajya agenda yumva arushijeho kwiyaminiye. My god, ukundi ukavuga ngo iyi si yacu ni yatwenye. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, reka mbabwire ngo akaryoshye nako gahora mwitamo. Reka tugarukira hano mu kiganiro cy'ubutaha muri kumwe nanjye koko kuri Gutya TV. Thank you, Imana ikomeze bane namwe, turabakunda cyane. Okay, nubuhe buryo uzi gutangamo igituba iyo umugabo ari kukurongora? Muri make uburyo ukunda? Ibyo nkunda akinyuma wenda napfukamye cyo mugabo yanyiceje ku ntebe. Kubera iki ari byo ukunda? Nibwo imboro ngiye nyumva neza. Iyo napfukamye ari gucumita akinyuma ni imbere yaba twagaramye akaba atandyoheza akinyuma imboro yumva neza kuko arasunika cyane ukayumva kuko aho abana nisanzuye nari kimutega. Yego. Ku ntebe nabwo ndayumva neza kuko aranyaza akanancumita. Yego. Wigeze kuba ufite umukunzi ukajya umuca inyuma? Cyane rwose. Kubera iki? Ntabwo yari abizi. Nari ndi kumwigisha ari umunyeshuri kandi mbona ntabwo byavamo. Kandi ikindi umuntu akurongoye nabe abaguteye gushaka imboro cyane.
urumva umuntu akurongoye nturangize umeze nk'aho ntacyo wakoze yego. Okay. Mu buzima bwawe wigeze urongorwa n'umusore urenze umwe, ni ukuvuga umwe akuvaho undi akujyaho kandi mwembi muri ahantu hamwe? Yego, ahubwo nahuye na batatu. Tubwira uburyo abagabo batatu bakurongoye icyarimwe. Ari abagira isoni bo bagize isoni, bamwe baguma muri salo akajya yinjira mu cyumba ugiye kurongora. Yego, habanje umwe ndibuka ko yamaze iminota 10 ari gucumita gusa, yavuyeho n'undi yashyukwe yinjira nawe yambaye ubusa ahita akomezaho yataka. Uwo ngo yamaze iminota 6, uwatinze nawe amaze 15. Yaracumise aranyaza ubujara bwuzuza. Yego, gusa nyine hava wanegekaye. Ese ushaka kutubwira ko batagaruka cyangwa barongera bakagaruka? Umwe niwe wagarutse yashyuka cyane. Yego, kuko bose urumva habanje umwe ku cyokano wa gatatu hahise hagaruka uwa mbere. We yari yakubwe cyane kandi noneho bari bagize akadifu bakajya barongorokana, akaza kumva uri kuswera cyane. Yego. Okay. Utubwiye ko wigeze kurongorwa n'abasore batatu icyarimwe, noneho hari umusore umwe wari wabarongora muri abakobwa barenze umwe nanone? Oya, umugabo. Umusore nawe. Yego. Yabarongwe muri bangahe? Umusore nawe umugabo yaturongoye turi babiri. Yego. Agacumita akayivana muri umwe akayishyira mu wundi. Yego. Misengira amatsiko. Iyo abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina kenshi barikingira bakoresha agakingirizo. Ese ugiye kumbwira ko yakurongoraga agakingirizo akikambaye akakuvanyuma akajya kurongora ndetse nabwo akikambaye? Ngiye ntago nabeshya. Yaturiye bunyama nyine. Ni bunyama. Akajya yikuramo ayishyira mu wundi gutyo. Yakumva umwe yananiwe agahita aswera undi. Gutyo. Yego. Okay. Umugabo agiye kukurongora akagushyukwisha, mwamara gukuramo imyenda akakubwira ko atakikurongoye, wabyitwaramo gute? Yaba mbabaje cyetse atishyuye roje. Yayishyura urumva niba wabuzanye ibintu by'ibibazo ntabyo utinari bambara wigendera. Nkahita njyamo amaganda akansanga amaho. Yego, kuko numva n'ubundi naho najya yaba yamaze kunyangiza byatari. Kuko n'ubundi ngiye umuntu ajya kundongora gitose cyane. Yego, nagenda ninyara mu nzira. Okay, kukwiyangiza byatari cyangwa kuvuga ni gute? Kukwangiza byatari. Ni ugushyukwa cyane nkarenza urugero. Yego. Kuko ngiye nashyukwe cyane mba nafatiyeho n'amavangingo ari koza. Yego. Uramutse ushatse umugabo wowe ufite ibintu byose, ni ukuvuga ufite amafaranga, akwambika neza, aguhahira neza, muri make nta kibazo cy'ubuzima afite, ariko akaba atazi kukurongora neza ngo urangize, wabigenza gute? Nashaka undi kuranda uzajya unswera. Kubera iki? Kwa ko atabazi kurongora. Siko nge nabona umukene cyane ariko azi kurongora. Nkamukundira ko azi kurongora. Ngiye abashije kuba azi kurongora pe abizi neza. Ngiye nanjye urwogo nahita nduhahira. Yego. Ako kajya abikora nyine nk'akazi. Yego. Muri make n'ibyaha ngo ndongora nitunge. Cyane rwose. Azi umuntu kubihiriza muri cya gikorwa. Haranega niho umuntu akura ibyishimo bya mbere bibaho. Yego. Okay. Ushatse umugabo umukunda ariko nyuma ugasanga ni ikiremba, muri make imboro ye ntabwo igishyukwa, wabigenza gute? Wemeye ko tubana ngiye yakwemera nkajya nishakira ukuntu nyine mu bundi buryo ku ruhande nyine. Abyemera ko nyine nishakashakira ahandi bakanswera twabana nta kibazo. Yego. Okay. Hari abagabo benshi bakunda kuvuga ngo kurongora kinyuma biraryoha. Yemwe n'abagore benshi bakunda kuvuga ngo batanga kinyuma. Wowe ujya urongorwa kinyuma? Yego. Ese gakorwa gate? Akinyuma kari mu bwoko bwinshi. N'igihe mama muryamye mwobitse inda umugabo akakoza hejuru naho akagucumita kana ko nakinyuma mutiriwe mwunama. Ari n'ubundi nabwo cyamugapfukama. Cyana ko ku ruhande mukiryamira umugabo akagufata mu rubavu hana haragucumita neza. Yego. Okay. Uramutse usubiranye ubusugi wakongera ukabutakaza? Shana butakaza unarangiritse. Kuko nzi ko nimbari ryo ntago najya kubisugi. Wapi? Yego. Okay. Nuvuga ngo wowe rwose igihe cyose wakumva waryamana n'abagabo? Cyane ukuri kuri Imana zarankoroneje kandi anazikunda kandi ni nziza pe. Yego. Kuri wowe ari abakobwa bakuze ndetse n'abakobwa bakiri bato? Ubona ari bande bazi gutanga igituba neza? Ni abakuze nkatwe. Kubera iki? Nitwe tuba tuzi gutanga igituba koko tuba tumaze kubikora n'abantu benshi twakumvisha uburyohe bwazo. Ariko umwana muto nta kinabaza. Yego. Kuzi uburyohe bw'imboro bigufasha iki mu kuryohereza umugabo? Ndamunyongera nka turi gukora ka Kinyarwanda kuba ndi hejuru nanjye mba ndi kunyonga. Nawe arijya abazi gutswera ukajya mva ari kujya no mu byomba byose. Yego. Ubwo ibyumba byose ushaka kuvuga ni ibihe?
ni ibyumba by'igituba bitatu. Nibihe? Buryo nyine ni mu cyumba no muri salo. Naho ngaho nyine. Okay. Reka dusoze kino kiganiro utanga nimero zawe. Nimero ni 0780907122. Okay. Wari washyukwa maze ukifuza ko hari umugabo wakurongora ukamubura? Nari nashyukwa nkifuza ko hari umugabo wakurongora ukamubura? Yego. Ariko ngiye nyine nshyukwe bitamagara nyine nk'uwo dukundana muri iyo minsi. Aho byanda gushaka ndanaguta muri agacupa. Yego. Muri make ugura abasore? Wanamugura. Washyukwe. Washyuka umushyuko ntacyo tagukoresha. Rega nkuko n'abagabo nyine bashyuka nakumva ntiyarya amatarongoye. Nako n'umugore washyuka bamba ataryama pe. Yakwemaka n'uwajyanye nako akakimuha akamukiza umusonga. Yego. Okay, ari ukurongorwa umugabo akoresha agakingirizo no kukurongorera. Wowe ukunda iki? Shangiye nkunda nyine tubikoreye aho ngaho ariko habamo risk nyinshi. Kubera iki ari byo ukunda? Nibyo biryoha pe, biraryoha nko ku mugore noneho utajya woroha bari abagore baturacya batananyarana dukeya. Uriya muntu bamurongoreye aho ngaho agiramo ububobera ariko Prudence ishakira komera ukagera no mwasi uri kwasa. Yego. Okay, wari utubwiye ko aba muri risk zirimo niziye? Risk zirimo urabona nkatwe twigisha abantu benshi batandukanye. Hari igihe abarwaye ibintu byinshi akaba yabikwanduza nibyo umuntu aba yirinda ariko nyine uhura na bakeya wajya baheraho. Yego. Okay, nubuhe buryo uzi gutangamo igituba iyo umugabo ari kukurongora? Muri make uburyo ukunda? Ibyo nkunda akinyuma wenda napfukamye cyo mugabo yanyisheje ku ntebe. Kubera iki ari byo ukunda? Nibwo imboro ngiye nyumva neza. Iyo napfukamye ari gucumita akinyuma ni imbere yaba twagaramye akaba atandyoheza akinyuma imboro yumva neza kuko arasunika cyane ukayumva kuko aho abana nisanzuye nari kimutega. Yego. Ku ntebe nabwo ndayumva neza kuko aranyaza akanancumita. Yego. Wigeze kuba ufite umukunzi ukajya umuca inyuma? Cyane rwose. Kubera iki? Ntabwo yari abizi. Nari ndi kumwigisha ari umunyeshuri kandi mbona ntabwo byavamo. Kandi ikindi umuntu akurongoye nabe abaguteye gushaka imboro cyane. Urumva umuntu akurongoye n'urangize umeze nkaho ntacyo wakoze. Yego. Okay. Mu buzima bwawe wigeze urongorwa n'umusore urenze umwe? No kuvuga umwe akuvaho undi akujyaho kandi mwembi muri ahantu hamwe? Yego. Ahubwo nahuye na batatu. Tubwira uburyo abagabo batatu bakurongoye icyarimwe. Arabagira isoni bo bagize isoni bamwe baguma muri salo kajya yinjira mu cyumba ugiye kurongora. Yego habanje umwe ndibuka ko yamaze iminota 10 ari gucumita gusa. Yavuye n'undi yashyukwe yinjira nawe yambaye ubusa ahita akomezaho yataka. Uwo ngo yamaze iminota 6. Uwatinze no wamaze 15. Yaracumise aranyaza uburiro bwuzuza. Yego. Gusa nyine hava wanegekaye. Ese ushaka kutubwira ko batagaruka cyangwa barongera bakagaruka? Umwe niwe wagarutse yashyuka cyane. Yego. Kuko bose urumva habanje umwe ku cyokano wa gatatu hahise hagaruka uwa mbere. Bo yari yakubwe cyane kandi noneho bari bagize akadifo kajya barongorokana. Kaza kumva uri kuswera cyane. Yego. Okay. Utubwiye ko wigeze kurongorwa n'abasore batatu icyarimwe. Noneho hari umusore umwe wari wabarongora muri abakobwa barenze umwe nanone? Oya umugabo. Umusore nawe. Yego. Yabarongwe muri bangahe? Umusore nawe umugabo yaturongoye turi babiri. Yego. Agacumita akayivana muri umwe akayishyira mu wundi. Yego. Isengira amatsiko. Iyo abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina kenshi barikingira bakoresha agakingirizo. Ese ugiye kumbwira ko yakurongoraga agakingirizo akikambaye akakuvanyuma akajya kurongora ngende mbwa akikambaye? Ngiye ntago nabeshya. Yaturiye bunyama nyine. Ni bunyama. Kajya yikuramo ayishyira mu wundi gutyo. Yakumva umwe yanani wageta square undi. Gutyo yego. Okay. Umugabo agiye kukurongora akagushyukwisha mwamara gukuramo imyenda akakubwira ko atakikurongoye. Wabyitwaramo gute? Yaba mbabaje cyetse atishyuye roje. Yayishyura umva niba wabuzanye ibintu by'ibibazo ntabyo utinari bambara wigendera. Nkahita njye mamaga ndakansanga amaho. Yego kuko numva n'ubundi naho najya yaba yamaze kunyangiza byatari. Kuko n'ubundi ngiye umuntu ajya kundongora gitose cyane. Yego nagenda ninyara mu nzira. Okay. Kukwiyangiza byatari cyangwa kuvuga ni gute?
kukwangiza byataye ni ugushyukwa cyane nkarenza urugero yego Okay. kuko ngewe nashyukwe cyane mba nafatiyeho n'amavangingo ari koza yego uramutse ushatse umugabo ufite ibintu byose ni ukuvuga ufite amafaranga akwambika neza aguhahira neza muri make nta kibazo cy'ubuzima afite ariko akaba atazi kukurongora neza ngo urangize wabigenza gute nashaka undi ku ruhande uzajya unswera kubera iki kubera ko ataba azi kurongora siko njye nabona umukene cyane ariko azi kurongora nkamukundira ko azi kurongora njye yabashije kuba azi kurongora pe abizi neza njye nanjye urwo nahita nduhahira yego ariko akajya abikora nyine nk'akazi yego muri make n'ibyaha ngo ndongora nitunge cyane rwose haza umuntu ukubihiriza muri cya gikorwa hari ahantu hega niho umuntu akura ibyishimo bya mbere bibaho yego Okay. Ushatse umugabo umukunda ariko nyuma ugasanga ni ikiremba. Muri make imboro ye ntabwo igishyukwa wabigenza gute? Wemeye ko tubana njye yakwemera nkajya nishakira ukuntu nyine mu bundi buryo ku ruhande nyine. Abyemera ko nishakashakira ahandi bakanswera twabana nta kibazo. Yego. Okay. Hari abagabo benshi bakunda kuvuga ngo kurongora kinyuma biraryoha. Yemwe n'abagore benshi bakunda kuvuga ngo batanga kinyuma. Wowe ujya urongorwa kinyuma? Yego. Ese gakorwa gate? Akinyuma kari mu bwoko bwinshi. N'igihe mama muryamye mwobitse nda umugabo akakuza hejuru naho akagucumita kana ko nakinyuma mutiriwe mwunama. Ari n'ubundi nabwo cyamugapfukama. Cyane ako ku ruhande mukiryamira umugabo akagufata mu rubavu hana haragucumita neza. Yego. Okay. Uramutse usubiranye ubusugi wakongera ukabutakaza. Shana butakaza unarangiritse. Kuko nzi ko nimbari ryo nago najya kubisugi. Wapi? Yego. Okay. Nuvuga ngo wowe rwose igihe cyose wakumva waryamana n'abagabo. Shana ukuri kuri Imana zarankoroneje kandi anazikunda kandi ni nziza pe. Yego. Kuri wowe ari abakobwa bakuze ndetse n'abakobwa bakiri bato. Ubona ari bande bazi gutanga igituba neza. Na abakuze nkatwe. Kubera iki? Nitwe tuba tuzi gutanga igituba koko tuba tumaze kubikora n'abantu benshi twakumvisha uburyohe bwazo. Ariko umwana muto nta kinabaza. Yego. Kuzi uburyohe bw'imboro bigufasha iki mu kuryohereza umugabo? Ndamunyongera nka turi gukora ka Kinyarwanda kuba ndi hejuru nanjye mba ndi kunyonga nawe arijya abazi gutswera ukajya bari kujya no mu byumba byose. Yego. Ubwo ibyumba byose ushaka kuvuga ni ibihe? Ni ibyumba by'igituba bitatu. Ni ibihe? Buryo nyine ni mu cyumba no muri salo. Naho ngaho nyine. Okay. Reka dusoze kino kiganiro utanga nimero zawe. Nimero ni 0780 970 ko kiri kuvuga abenshi rero ntago babyizera ko igituba kivuga iyo urimo kukirongora. Reka tubyinjiremo nyine tubashe kuba twasobanukirwa uburyo ushobora kuba warongora umugore igituba kikabasha kuba cyavuga neza. Benshi rero nk'iyo urimo kurongora umugore hari igihe akwiyaka. Iyo akwiyatse hari igihe afite isoni zo kuba wenda atarekura ibibero byiwe neza ngo abashe kuba yatagaranya ibibero ngo akohereze igituba neza. Noneho ikindi nimba afite n'imyeyo miremire nayo ishobora kuba yafata igafata kuri ka kenge kinjiraho imboro sibyo. Ndavuga umunwa nyine ku munwa w'igituba sibyo. Nimba imboro yabuze uburyo yinjiramo ni ya myeyo iba yatomye imboro itinjira. Nimba rero ugeze hahandi ushobora kuba wayisa nk'uyikuraho gutya gusa nk'izamura n'agatoki gatoya kamwe ugasa nk'ututandukanye dutoya biba ari byiza. Iyo ukuyeho intoki gutyo ugasa nk'ubikuraho biba ari byiza kuko n'imboro nayo kuko iba ifite ururenda ukayishyiraho ihita yijyana. Iyo yijyanye rero bitewe n'uburyo abafite ububobere bwinshi bitewe n'uburyo nyine ari kumva ko afite umuhato ko wamurongora cyane kandi ukamuhata imboro kuko nawe abafite amatsiko yo kuvuga uti ese imboro iraza kuvuga mo imbere cyangwa se igituba kiraza kuvuga mo imbere. Biba ari byiza rero kuko iyo winjizemo imboro wabanje mbere ko wakora kuri twatweyo umaze kudutandukanya gutya biba ari sawa. Hari benshi rero babona umugore nimba amaze kugarama ku buriri ahita agenda agashyiraho imboro
wagira ngo ni nk'iki se, ni imodoka arimo gukata fire nyine bisanzwe. Ntabwo biba ari byiza. Rero byiza nuko ushobora kuba wavuga uti nimba ntangiye kuba nakora imibonano mpuzabitsina, reka mbanze mbere ndebe ikiribuze kunshimisha. Nk'uko nyine twatangiye tuvuga ngo nimba ushaka kugituba kiza kuvuga, ubanza mbere ukagitegura neza, sibyo? Ubanza ukagitegura. Mu gihe uba wagiteguye rero ni hahandi ugomba kureba ikiribuze kukuzitira kugira ngo utaza gukora ibintu bitaza kuba byamushimisha neza. Igituba rero kugira ngo wumve ko kigushimishije cyangwa se wenda wakirongoye neza kikanavuga amazi akaza ari menshi nk'uko twese tuba tubyifuza. Ni abagabo benshi baba bashaka amazi, kandi nawe mugore nawe ushaka kuba warekura amazi, sibyo? Ntukifate rero wumve ko wareka ko igituba cyawe bari buze gutuma kivuga neza ewana, ku buryo nimba imboro igiyeho uri buze guhita ufata amaguru uyafatiremo. No, ntago biba ari byiza gufata amaguru ukanyunya imboro iri mu gituba. Ushobora kuyinyunya cyangwa se wenda urimo kuyonka, reka mbifate gutyo, ukayonkera mu gituba, igituba kigasa nk'aho aricyo cyonse imboro, sibyo? Nimba igituba aricyo cyonse imboro, biba ari byiza bitewe nuko ari wowe ubishaka. Ariko nubikora n'ubucuyi ukavuga uti urafata imboro uyishyire mu gituba, nurangiza uyinyunye kugira ngo umugabo wawe abashe kuba yababara, aho ngaho ntabwo uzaba uri gukora urugo ruzima, ahubwo uzaba urimo kurusenya. Ibyiza rero nuko ushobora kuba wavuga uti nimba winjijemo imboro ugomba kuyonkeramo imbere, ku buryo nayo nyine mu gihe ayikuyemo yongera isubizamo uzajya wumva harimo mu tuntu nyine tuba turi kuvuga. Reka mbicisha amatsiko kubabikoraho, mba nzi ko mubizi rwose. Ni ibintu byiza cyane kuko imibonano mpuzabitsina ninde muntu ariko utayikunda? Mubwize ukuri, ninde muntu udakunda kuba yakumva ko nyine yakora imibonano mpuzabitsina imushimishije? Kurongora no kurongorwa biraryoha, nyamuneka urumva biraryoha. Umuntu utabikunda ubwo nyine nawe sinzi nta buzima bafite, sibyo? Kuko igituba nimba gishaka imboro uba ugomba kuba wayihereza, sibyo? Kandi nawe nimba ufite imboro ushaka igituba ugomba kukihereza. Nta kindi, ugomba kuba wabikora neza, ukabikora mu mucyo, kuko igituba ubundi kugira ngo wumve ko kiri buze kugushimisha cyangwa se nawe uri buze kuryoherwa, ugomba kuba wabyishyiramo imbere, sibyo? Ukabyishyiramo. Nimba imboro yinjiye yifatiremo, numara kuyifatiramo wumve ko ibyo uri gukora ubishaka. Kandi ikindi yageramo imbere ntuyinyunye cyane. Hari ababikora nyine wumva ko wenda ari nko kubikora nyine nk'ubugome cyangwa se nk'iki wenda kugira ngo umugabo arangize. Hari ubishobora kuba yabikora kugira ngo umugabo arangize, ugasa nk'ufatiramo imboro mu gituba. Nimba uyifatiyemo yifatiremo neza kugira ngo naze gukuramo nka rimwe kabiri, haravuga ati nk'inshuro eshatu cyangwa se wenda ebyiri. Nimba ubikoze inshuro ebyiri cyangwa se imwe, iya gatatu ni tayari nyine aba agomba kuba yarangiza, nta kindi, kuko wamaze kuyonkeramo mo imbere. Ntabwo mvuga kuyonka n'umunwa, ni igituba ubwacyo kibikora, sibyo? Igituba nicyo kiba kigomba ko cyabikora mu gihe urimo kurongora cyangwa se wenda urimo gushyiramo imboro. Umugore nawe agomba kugufasha, ntago umugabo ari we wenyine uzihererana kugomeza hatiriza akora gutyo arimo kurongora wenyine. Nawe ugomba ko wamufasha mu gihe azamutse, nawe ukazamuka mugahurira hagati, ugasa nk'ufatiramo imboro gatoya. Biraryoha cyane kandi biba byiza kurushaho. Nyamuneka inyigisho zacu ni iz'abakuru bashakanye. Mwese ndabakunda cyane kandi izi nyigisho rwose ziradufasha nk'uko twese tubizi. Ni kenshi nyine tuba tubisubiramo. Abana ntibemerewe kuba bareba izi nyigisho.